Umunsi umwe igihe Yesu yari azengurutswe n'abantu benshi yababwiye inkuru y'umwana w'ikirara ari nayo tugiye guhita turebaho muri aka kanya. Mbere na mbere manzi ukore subscribe kuri iyi channel mu gihe ubonye video nziza kugira n'ikindi gihe uzajya ubona izindi nziza kandi zirushijeho. Murakoze. Yesu atangira avuga ati umunsi umwe hari umugabo witwa Tomasi afite abana be babiri, umwe yitwa Zidane undi yitwa Firemo. Zidane twafata nka bucura kuko niwe mutoya wari urimo. Yegeye imbere gato yasanga papa we amubwira yuko akeneye umugabane wiwe kandi akawujyana wose. Tomasi utari ufite ikintu abikoraho cyane ko yari yabonye umwana we Zidane yari yamaramaje ngo atashaka umugabane we, yahise awumuha ubundi aragenda. Cyakoze Zidane ageze mu mujyi amafaranga ntiyayabereye umwana mubi, yaragiye arayajya koko karahava. Ubundi ndaya aho ngaho, ibiyobyabwenge aho ngaho, mitsingi sinakubwira arayajya pe. Cyakoze nasanze inzira itabwira umugenzi. Uwo musore Zidane akimara kumara amafaranga ye yose yisanze mu bukene bukabije ari gusaba n'uwo yimye. Zidane yabuze epfo na ruguru yiga umutwe wo kujya gusaba Tasiyana akazi kuko yari umukire, asaba akazi ko kuragira ingurube. Umwana inzara iragendera mujya, yajya agenda akagwa, akajya akunda no gusangira n'ingurube ibishishwa bya bindi by'ibitoki biba byasigaye bahereza ingurube kugira ngo nazo zibike. Zidane atangiye gukubitwa n'ubuzima bwo mu mujyi, inzara yamwishe yaramuhamije neza. Yatangiye kwicuza impamvu bino byose yabikoze, asiyiha igitekerezo cyo guhita asubira mu rugo. Cyakoze impuhwe z'ababyeyi zihoraho. Tomasi akirabuka umwana we, imosiyo zaramufashe yumva arishimye, ahita yirukanka ajya kuyambira umwana we yishimye cyane. Zidane akimara kubona ukuntu usamwakiriye amarira yazenze mu maso, ahita abwira ati dawe nacumuye ku Mana no kuri wowe, rwose sinkikwiye kwitwa umwana wawe ukundi. Asigaye se ntiyitaye ku byo yavuze, ahubwo yatumije abagaragu be bose bazane umwenda w'ikanzu bambikeho no musore, ubundi bamukoreshereze n'ikirori kuko yari yarazimiye none yagarutse. Yesu mujwi rye ryiza akomeza abwira abantu bamukurikiye n'abamuteze amatwi, ababwira yuko mu gukomeza bishimira yuko umwana wabo wari warazimiye yagarutse. Mukuru we Firemo yaje kuhagira avuye mu kazi asanga ikirori cyarimbanyije, byaramubabaje cyane biranamurya cyane. Asigaye se arabibonye ahita aza kumureba aramubwira ati wa mwana we kuki ubabaye kandi umuvandimwe wawe yagarutse, ibi ni ibintu byo kwishimirwa. Firemo ati papa nabakoreye igihe kirekire ariko nta na rimwe mwigeze munyishimira cyangwa munkoreshereza ikirori nk'iki ngiki. Tomasi mu buryo bwo kwihanganisha umwana we yabwiye umwana we ati Firemo wigira ikibazo, ibi byose uri kubona afite byose ni ibyawe. Filime nayo irangirira aho ngaho. Murakoze, ntimuzacikwe n'akandi kantu keza k'ubutaha. Merci.